inyeshyamba zo mu rusengero. Ndi muvuga ibintu bike cyane biranga inyeshyamba. Ndagasubiramo, nimba umwami atihanganira inyeshyamba zo mu gihugu cye zishaka gukora ibinyuranye n'amategeko yashyizeho, ntabwo umwami Imana ari we uzihanganira inyeshyamba zo mu rusengero zica amategeko n'amabwiriza by'Uwiteka Imana. Inyeshyamba nyine zikora ibyo zishatse, zijya aho zishaka, kandi ibikorwa byabo ni ibyo gusenya gusa no kurimbura, n'ukuriza abantu no kubababaza no kubumvisha. Mwabarokore mwe ndashaka kuvuga ku nyeshyamba zo mu itorero, mvuge n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri kugenda mukora kandi mubyigamba. Bakagambana ngo tugiye gushakira dosiye uyu mushumba, tugiye gupangira uyu mushumba tumushakire dosiye, mukayimushakira mukamufunga, bakamumanura, bakamujyana muri Dizinefu. Nimba ari Dizinefu ubu ngubu ni barayihinduye, hakajya amageragere, yamara gukatirwa zira ubusa inyeshyamba zigaterana bati gongaho mwana, kandi na gutya rega nta kibazo kuri bo. Utuntu twose umugambi wacu ugezweho. Muri abakozi b'Imana, muri mu rusengero, mutanga igaburo, muravuga ubutumwa, mujya ku ruhimbi, muraririmba, mukora ibintu byose, abantu bazi ko muri abantu b'Imana, hanyuma mukigamba ko yakatiwe, ati twabigezeho inyeshyamba zo mu rusengero. Ubwo ni ubunyeshyamba, ntabwo ukiri umuntu w'Imana, kandi ntabwo Imana izihanganira inyeshyamba zo mu rusengero. Nimba uzi ubwenge, nimba wumvise iyi mesaje, ndakwinginze turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe murimo. Nizere ko mukomeye kandi muguwe neza mwebwe n'imiryango yanyu. Hanyuma kandi njya nkunda kubabwira ngo ntimugatake nk'abadafite Imana. Abagize ibyago muhumure kandi mukomere, abagize ibibazo mwihangane kandi mukomere. Hariho igihe cyo kurira n'icyo guseka, habaho igihe nk'uko umubwiriza yabivuze, hari igihe cyo gutera n'icyo kurandura, hari igihe cy'ibyishimo, hakaba n'igihe cy'umubabaro. Hari ibintu tugomba kunyuramo turi muri ubu buzima kandi bikitwa nk'ihame. Muri uyu mwanya rero ndishimye ku bwanyu ndetse no ku bwanyu n'umuryango wanjye. Turashimira Imana kuko navuga ngo nta kibi nibuka ku Uwiteka rwose yaba yarankoreye kibi, ahubwo nuzuye amashimwe yuko ndi amahoro, kandi ndashimira Imana ko iba yampaye n'ibyo kuza kubabwira. Ubwo rero ndabishimiye cyane abakunzi ba Mama Sharirene, mbikuye ku mutima ndabashimiye kuko dukomeje kubana. Iyo ntanze ubuhamya mukampamagara muri benshi mutari na bake, ukavuga uti uravuga nkumva uri kumvugira ibintu, biriya bintu binezeza umutima wanjye. Ni nayo mpamvu namenye ko impamvu Imana yabinyujijemo ntago yari inyanze, yari inkunze cyane, ahubwo yagira ngo nzakubere umuti. Hanyuma numbaza ngo mbese wavuwe nande, nkubwire ngo ni izina rya Yesu ryamvuye. Kandi njye mba numva ngomba guhagarara mu cyuho cy'Imana, ku buryo ngomba kuvuga ibintu nayo yakavuze ihibereye. Kandi njyewe ndabizi neza ko iyo ni nayo misiyo y'abantu b'Imana. Umunsi wamenye iby'Imana ikunda, ukamenya n'iby'Imana yanga, nibwo buzima bw'iterambere ryawe usigaje hano ku isi rwose. Kandi ni n'ubuzima butazarangira, ahubwo ni ubuzima buzakomeza. Kuko umuntu umenya iby'Imana ikunda, akamenya n'ibyo yanga, niwe mukire, niwe kizigenza, niwe kibamba, niwe munyamugisha uriho. Kuko iyo wanze iby'Imana yanga, uba ufite amahirwe yose yo kuba inshuti n'Imana. Iyo ukunze ibintu Imana ikunda, uba ufite amahirwe no kuba inshuti y'Imana. Iyo uri inshuti y'Imana rero, nta kintu cyagushyigura naho cyaba gifite imbaraga zingana gute. Nta kintu na kimwe cyagusohozaho umugambi wacyo, kuko Imana iba iri mu ruhande rwacu. Hanyuma ikindi, ubu buzima turimo n'ubu buzima tugezemo,
tugeze mu bihe byo gukora kwa Satani mu zindi mbaraga zikomeye. Ntabwo Satani ari umuswa nkamwe. Satani azikubara iminsi kandi azikubara igihe. Ni nayo mpamvu ntabwo igihe cye ajya gipfusha ubusa. Ntabwo Satani ajya apfusha igihe cye ubusa. Niyo mpamvu mu gitondo na nimugoroba arakora. Kandi twebwe ubwo tujya tunanirwa ngo tugasinzira, we ntabwo asinzira. Ubwo tujya tunanirwa tugasinzira, ubwo tujya ducogora tukayura tukirambura ngo turananiwe, nkubwije ukuri we ntabwo ajya ananirwa. Kandi reka mbabwire, ntabwo ajya ananirwa Satani, ntabwo ajya acogora, kandi n'abamukorera ntabwo bajya bananirwa, nta nubwo bacogora. Ikikubwira kandi reka nze mbabwire, n'abantu bakorera Satani ntibibatera isoni. Gukorera Satani ntibitera abamukorera isoni, bamukorera bemye. Reka nze nkubwire, niyo mpamvu umuntu azaza kuri kamera, niyo mpamvu umuntu azaza hano kuri kamera akaza akakubwira ukuntu ari umusore, akakubwira ati ngewe ntabwo ndi umusore, ndi umukobwa. Urabona biba bimuteye isoni? Si ndi umusore, ndi umukobwa. Ubwo niba abantu baryamana bahuje ibitsina, akishimira kuba ngo ari umusore w'umukobwa, akabigendera, akakubwira ukuntu kuryamana n'umusore mugenzi we ari byo bimunejeje. Urumva se hari isoni bagira? Niyo mpamvu umuntu azaza hano agashyira ukuguru kumwe iburyo, ukundi akagushyira ibumoso, akavuga ati abashaka nimero zanjye, abashaka mwese mufate nimero zanjye za telefone, muzazi icyo mushaka mukimbaze, mfite ibintu byiza. Mureke mbabwire, nta soni bafite abakorera Satani, ntabwo bafite isoni. Ibyo bintu rero mvuze ntanze ingero y'utuntu duke, kuko ibiri gukorwa hano biteye ubwoba. Umuntu araza ati nge nishe umugore wanjye n'abana banjye kuri kamera. Abantu bari gukora ibibi ntabwo bibatera ipfunwe. Umuntu baricara bakamufata ngo yakoze amafuta ya nayo, hakaza kuri kamera akabisobanura, akaba fiyeri yabyo. Ariko njya ndeba aya mazina yitwa ngo turi abakozi b'Imana muri rusange muri sosiyete. Ngewe ni nayo mpamvu nashyizemo imbaraga, ndavuga ngo n'abavuga ubusa baravuga, nanjye ndashaka kurangurura nkavuga Imana. Rero narindi kuvuga ko misiyo mfite niyo kubwira abantu iby'Imana ikunda, nkababwira n'ibyo yanga. Hari umugani mu Kinyarwanda uvuga ngo nyamwanga kumva nta nubwo yanze kubona. Nta na rimwe Imana yo mu ijuru iteze kuva mu ijuru ryayo ngo izivuga ibi bintu ndi kuvuga. Ifite aba yatumye bazabivuga, ariko nyuma yo kuvuga, nyuma yo gutega amatwi mukumva, mwabitera amashoti, mwavuga ngo turabahashyi, mwavuga ko twaje kwishakira amafaranga kuri YouTube, mwavuga ko dushaka kwamamara. Ibi byavugwa byose ntacyo. Icyo nzi nuko tuzarangurura tukavuga. Uyu munsi ndashaka kubabwira inyeshyamba zo mu rusengero. Uyu munsi turavuga ku kintu bita inyeshyamba zo mu rusengero. Inyeshyamba zo mu rusengero. Ndi muvuga ibintu bike cyane biranga inyeshyamba. Ngewe navuze izo mu rusengero. Kandi mbere yuko ndeba mvuga inyeshyamba zo mu rusengero, ndashaka kubanza kubwira abantu ngo izi ni inyeshyamba, nta muntu utari izi, murazizi, tujya tubireba mu mafilime. Ngewe n'iki cyigisho njya kugitegura, hari filime nigeze ndeba y'inyeshyamba, abantu b'inyeshyamba. Abantu b'inyeshyamba rero ni abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho, ni abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi buba buriho, bakigumura ku butegetsi hanyuma bakajya kuba inyeshyamba. Impamvu babise inyeshyamba, bigira mu ishyamba nyine cyangwa mu bihuru bakajya kwihisha. Mureke mbabwire rero, ngewe ndi kubabwira inyeshyamba zo mu rusengero. Mureke mbabwire, nimba hari ikintu kibabaza gitera n'agahinda,
nuko umunyarwanda yarwanya umunyarwanda mu ntega amatwi, cyangwa umukongomani akarwanya umukongomani, cyangwa umurundi akarwanya umurundi, cyangwa umutanzaniya akarwanya umutanzaniya, cyangwa uwo muri Sudani akarwanya mugenzi we. Ndimo kugira ngo mbabwire inyeshyamba zo mu rusengero. Mbese abantu ubwabo bakangana bagahangana kandi ari ubwoko bumwe. Ndashaka mvuge ku nyeshyamba zo mu rusengero, ariko mbere yuko mbabwira izo mu rusengero turabanza dutanga urugero kuzisanzwe. Nta gihugu n'iki na kimwe nari numva kihanganira inyeshyamba zacyo, kandi mbabwire buri gihugu cyose kiba gifite inyeshyamba zacyo. Ujya kumva ukumva ngo hari inyeshyamba zigumuye ku butegetsi bw'u Burundi, ukumva ngo hari inyeshyamba zigumuye ku butegetsi bwa Kongo, ukumva ngo hari inyeshyamba zigumuye ku butegetsi bw'igihugu runaka bwigumuye. Iyo rero wigumuye ku butegetsi ni ukuvuga ngo ntabwo uba uvuga rumwe n'ubutegetsi. Umuntu rero iyo atavuga rumwe n'ubutegetsi, navuga ngo bariho mu buzima bwo kwicukurira yihamba, kuko nta gihugu, nta leta n'imwe ishobora kwihanganira abantu bigumura ku mahame, ku mategeko n'amabwiriza y'icyo gihugu. Ntabwo mbese bijya bikunda. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu yigumuye ku gihugu cye akumva ntashaka kugendera ku matwara n'amategeko n'amabwiriza y'igihugu, ubwo muri make abahisemo gupfa, kuko utangira kubaho ubuzima bwo kwihisha no kutajya ahabona, kandi uba ugiye guhangana. Hanyuma sishaka gutinda, ahubwo icyo nashakaga kuvuga ni uko nashakaga gusobanura ngo nimba igihugu, nimba umwami atajya yihanganira abarwanya igihugu cye cyangwa batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ntago umwami Imana azihanganira inyeshyamba zo mu rusengero zigometse ku Uwiteka zigatangira gukora ibintu binyuranye n'ubushake n'amategeko n'amabwiriza by'Uwiteka Imana. Ntabwo Imana ari izabyihanganira. Ndagasubiramo, nimba umwami atihanganira inyeshyamba zo mu gihugu cye zishaka gukora ibinyuranye n'amategeko yashyizeho, ntabwo umwami Imana ari we uzihanganira inyeshyamba zo mu rusengero zica amategeko n'amabwiriza by'Uwiteka Imana. Ndongera asubiremo bwa gatatu, nimba umwami atihanganira inyeshyamba zo mu gihugu cye zica amategeko n'amabwiriza yashyizeho, ntabwo umwami Imana azihanganira inyeshyamba zo mu rusengero zica amategeko n'amabwiriza by'Uwiteka Imana. N'uwo murongo ndiho. Nonaha ndashaka turebe ibimenyetso bigize inyeshyamba. Inyeshyamba zirangwa n'iki? Ese ubundi ziba zigamije iki? Ni ibiki binezeza inyeshyamba? Mureke mbabwire. Ikintu nabonye ni uko inyeshyamba ahanini zihora zihungabanya umutekano w'abaturage, kandi zishimira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ziba zishaka guhungabanya umutekano w'abaturage kandi zikishimira ibiki? Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ntabwo inyeshyamba zishobora gushyiraho amapoto amurikira abaturage, ahubwo inyeshyamba zishingura amapoto amurikira abaturage. Ntabwo zishobora gukora imihanda, ahubwo zica ibiraro. Ntabwo inyeshyamba zishobora gufasha abaturage guhinga ngo beze, ahubwo zirandura imyaka yabo. Ntago inyeshyamba zishobora gutanga inama n'ibitekerezo byubaka igihugu, ahubwo zitanga inama n'ibitekerezo bisenya igihugu.
ibikorwa byabo rero ni iby'ubugizi bwa nabi, kandi iyo bagize nabi barabyishimira bakaba bajya no kubyina intsinzi. Yego, hari ahantu nigeze nkurikirana filime, icyo gihe ni filime y'inyeshyamba, ntabwo nibuka ngo ni izahe, zikajya zitega abaturage, waba uri umwana waba uri umukecuru, zikabatega zikabakura mu modoka, zikabakubita udushoka n'imihoro n'ibiki nyine. Nabibonye muri iyo filime. Arimo gukubita agashoka umwana uvutse ejo bundi utaranafata n'inkoni mu cyimbo cy'imbunda, ari gufata umukecuru utaranabona imbunda kuva yavuka, usibye kuyireba mu mvaho no kuri televiziyo. Aramwishe, yishuta amwica, arwanyije utamurwanyije. Nkomeza kureba ukuntu bashobora gukora ibikorwa barangiza bakabyigamba. Nitwebwe twabikoze, nitwe twagize ziriya nka z'abaturage, nitwe twagize gutya ariya matungo yabo, iriya modoka nitwe twayitwitse, nitwebwe twishe abantu aha n'aha, cya kigo nitwe twagishumitse. Mbese birata ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Aha simpatinda kuko sinaho nshaka abo bireba hano barabyumva, ahubwo ndagira ngo nivugire inyeshyamba twifitiye mu rusengero. Hanyuma mwigometse, muzi kwigomeka. Reka nze nkubwire, wenda uzigomeke wigomeke iwawe mu rugo, nubwo naho bitemewe. Wigomeke kuri bosi wawe, wigomeke wigire ikigomeke cyo ku giti cyawe. Nje kukubwira ngo ibintu byo kwigomeka ku mwami Imana, ukigomeka ukaba ikigomeke cyo mu nzu y'Imana, kivuga ibyo gishatse, gikora ibyo gishatse, kimeze nk'igicamuke, kimeze nk'igikenya, ukigamba ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, ugahora ukora nabi uko bwije n'uko bukeye. Mu buzima bwawe ntihabe imirimo myiza yo gukiranuka, n'ubu umuntu ugirira neza abantu, n'ubu umuntu abantu bareba bati uyu muntu ni umuntu mwiza, ukaba umuntu ukora imirimo y'ubukenya n'ubucamuke, ukaba ikigomeke, ukaba inyeshyamba yo mu rusengero, ukora ibintu bihabanye n'ibyo Uwiteka Imana ashaka. Ni ukuri, uko umwami atajya yihanganira abamwigomekaho, ni nako umwami Imana adateze kwihanganira abamwigomekaho. Mumaze gukabya, reka nze mbabwire, inyeshyamba nta mategeko zigira, ntayo. Ese wabwira inyeshyamba ngo nikore umuganda? Wabwira inyeshyamba se ngo nize mu nama y'abaturage? Wabwira inyeshyamba se ngo nikore gutya ngo ibikorwa bya leta? Inyeshyamba nyine zikora ibyo zishatse, zijya aho zishaka, kandi ibikorwa byabo ni ibyo gusenya gusa no kurimbura, n'ukuriza abantu no kubababaza no kubumvisha. Mwabarokore mwe, ndashaka kuvuga ku nyeshyamba zo mu itorero, mvuge n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi muri kugenda mukora kandi mubyigamba. Umuntu udakora ibyo Imana ishaka kandi akabikora abizi, akabikora abibona, ni ibikorwa by'ubunyeshyamba. Hari aho umuntu yakisha ubukwe bwa mugenzi we akabwica azi ko yabwishe, aho yicaye akaba azi ngo ni njye wabwishe, sibyo? Yaba ari kumwe n'inyeshyamba, bundi inyeshyamba ziramenyana, yaba ari kumwe n'inyeshyamba ngenzi zayo, hari ukuntu inyeshyamba ziterana nyine ziga imigambi y'ukuntu zizakora ibikorwa by'ubunyeshyamba mu rusengero. Hari aho abantu bakicaye bakajya guhurira muri hoteli baganira ku bikorwa by'ubunyeshyamba bagezeho. Abatagiye muri hoteli bakabivugira ku matelefone, abatabivugiye ku matelefone bakabivugira ku masaro yabo, abatabivugiye mu masaro yabo bakabivugira mu byumba by'insengero zabo, abatabivugira aho bakagira ahandi babivugira. Mukicara muri 4 cyangwa 3 mukishimira ko ubukwe bwa runaka bwapfuye, hanyuma ari kumwe muri mwebwe akanavuga ati kiriya gikorwa ni njye ukiri inyuma, buriya bukwe ni njye wabwishe, buriya bukwe ni wowe wabwishe, buriya bukwe ni njye wabwishe. Ukishimira ko bwapfuye, ukishimira ko runaka na runaka batakibanye,
ukishimira yuko mbese byari binageze kure, ukanababarira utuzi ko bari baragiye no muri komine mu rukiko, ukananezerwa uterega bari baraberekanye arongorwa sajya hehe, mukicara aho hantu. Hanyuma hari ijambo rivuga ngo murabikora nk'abihorera, mukibwira ko muhonye namwe, ngo ariko nzabahana, ngo nzabizana byose ku murongo uko bikurikirana, nzabishyire mu maso yanyu. Iyi Mana mubona ibihorera, mugakora ubugome, mugasohoza imigambi yanyu mibi kandi mibisha, mukabona icece, ntabwo Imana izihanganira inyeshyamba zo mu rusengero. Hari aho abantu bagakoze inama bakagambana ngo tugiye gushakira dosiye uyu mushumba, tugiye gupangira uyu mushumba tumushakire dosiye, mukayimushakira, mukamufunga, bakamumanura, bakamujyana muri 19, nimba ari 19 ubu ngubu ni barayihinduye, hakajya amageragere, yamara gukatirwa zira ubusa, inyeshyamba zigaterana bati gongaho mwana, kandi nagutya nta kibazo kuri bo, utuntu twose umugambi wacu ugezweho. Muri abakozi b'Imana, muri mu rusengero, mutanga igaburo, muravuga ubutumwa, mujya ku ruhimbi, muraririmba, mukora ibintu byose, abantu bazi ko muri abantu b'Imana, hanyuma mukigamba ko yakatiwe, ati twabigezeho inyeshyamba zo mu rusengero. Reka mbabwire, Imana idutabare kandi Imana ibatabare. Ibikorwa by'ubunyeshyamba mu rusengero nimutabikemura ngo mukizwe, ngo muhahagarike, ntago Umwami Imana azakomeza kurebera ubunyeshyamba bwanyu, nta miyaga Imana izabashyirira. Abantu mukicara, umuntu akibonera isoko ryo gukora akazi runaka, ukarimuhirikaho, warangiza rikaba iryawe, hafi no kwicana, ukabyigamba. Umuntu bakamutereza icyamunara, bakamanika amatangazo y'inzu ye, mukabyishimira, muti yajya yabona. Ibyo ni ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, by'ubunyeshyamba. Niko hari aho umuntu yagafunzwe, bamujyane muri gereza, yego rwose yanakosheje, amakosa yaranagaragara, ariko inyeshyamba zikishima. Iyo ubona wishimira gufungwa kwa mwene so, ukanezezwa nuko bamukatiye, ukambara ikote rwose ukumva warinigirije, ukagaragaza amarangamutima y'umunezero, uwo bafunze ni umuvandimwe wawe muri Kristo, ukajya aho ngaho ukumva bikubereye umunezero. Ese murumva ibyo bintu atari ibikorwa by'ubunyeshyamba? Mwishimira bakuyemo inda, mwishimira babuze urubyaro, hagira babona ibyiza bikabababaza, abantu batera imbere mukababara, abirukanwe ku kazi bikabashimisha, abamanuwe mu ntera bamanurwa mukishima, abazamuwe mukababara, abana batsinda amashuri baba ba mbere mukababara, bajya kwiga i Burayi bakababara, bahinduka abarwayi mukishima, ibyago n'amakuba byaba mukishima. Ibyo bikorwa by'ubunyeshyamba ntabwo ari iby'abakirisitu. Ubonye akazi keza bikatubabaza, ubuze akazi hakakavaho tukishima. Ese abantu bafite imitima imeze gutya, nimufite imitima y'ubunyeshyamba, ntabwo Imana izihanganira inyeshyamba zo mu rusengero. Muhora mwishima ibikorwa bibi mwakoze, ndaje mwumvishe, yajya yabona ntabizi.
tukanezezwa n'imibabaro ya bene wacu, tukanezezwa n'amarira. Niko ni gute abantu batunzwe n'amarira y'abandi? Ni gute munezezwa n'agahinda k'abandi? Ni gute mwishimira mu mibabaro y'abababaye? Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Mwishimane n'abishima, mubabarane n'abababara. Umuvandimwe muri Kristo nudashobora no kwishima kuko bijya bibaho, ntukanababare. Ariko nudashobora no kubabara, ntukanishime. Inyeshyamba zo mu rusengero. Kandi nimureke mbabwire, abantu mushatse kumenya ubunyeshyamba buri mu rusengero, mwajya mu madosiye RIB na polisi bifite. Mushobora kuhasanga ibikorwa by'ubunyeshyamba kandi byakozwe n'abafite amatitire: abapasiteri, ababishopu, abashumba, abahanuzi, abavugabutumwa, abakozi b'Imana, n'abirirwa bavuga indimi. Ziriya ndimi musige muvuga no kuri kamera. Biriya bintu byanyu muza biriya bintu ni umwanda. Reka mbabwire, ni umwanda. Ibiryo by'abana ntabwo bihabwa imbwa. Ntabwo ibiryo by'abana bihabwa imbwa. Biriya bintu ni ibiki muza kwikora kuri kamera ngo kugira ngo mwerekane ko mufite imyuka? Irase ni umwuka, ko ari imyuka y'abazimu ibi barimo. Uraza biriya bitera isesema abantu. Biriya bituryohera iyo twihinnye ahantu turi kumwe n'Imana yacu. Biriya bintu bitunezeza iyo turi ahantu hari ahantu tujya duhura n'Imana yacu, twagiye kuganira nayo. Iyo ugize utya dutangira gufashwa. Ariko iyo mubizanye hano kuri kamera bikaza noneho hari n'iturufu ngo ninde se, nta muntu ugikeneye izo ndimi zanyu. Indimi zirimo ubugome, zirimo guteranya, zirimo guhanura ibinyoma, zirimo kubeshyera Imana ngo yabatumye, muri kuyihimbira. Ubuhanuzi bw'inzangano, ubuhanuzi bw'amatiku, ubuhanuzi bw'amakimbirane. Noneho guhanura mwabigize iturufu. Njye nabonye abanyaburayi barabivuyemo, do bisigaye byarabageza. Aho aruherutse kubwira ati bisigaye bintera iseseme. Kubera iki? Mwarabahanuriye, mubahanurira ibinyoma. Ibyo mwabahanuriye ibinyoma. Abo mwabwiye ko bazabyara abahungu, ubu bamaze kubyara abakobwa. Abo mwabwiye ko bazurira indege, bamwe buriye mu ruge. Maze rero mwamara no kuvangirwa hano kuri kamera ibyo mwahanuye bitasohoye, bagahita babigoronzora ngo buri Imana yashatse kuvuga gutya. Imana yashatse kuvuga gutya, sishaka kuvuga ibiki. Hanyuma ndashaka gusoza. Ibyo bimenyetso nibyo by'ubunyeshyamba nababwiraga. Nubona wishimira ibyago bya bagenzi banyu, nimubona mukorera abantu ibintu bibi kandi mukabyigamba bikabanezeza, ubwo ni ubunyeshyamba. Ntabwo ukiri umuntu w'Imana, kandi ntabwo Imana izihanganira inyeshyamba zo mu rusengero. Nihe hari abatekamutwe benshi? Ni inyeshyamba zo mu rusengero. Nihe harimo abari gufungisha abandi? Ni inyeshyamba zo mu rusengero. Ni hehe hari gutesha agaciro bagenzi babo? Ni inyeshyamba zo mu rusengero. Ni hehe hari ubugome? Ni mu nyeshyamba zo mu rusengero. Ni hehe hari amashyari? Ni inyeshyamba zo mu rusengero. Inyeshyamba zo mu rusengero zigira ishyari iyo igihugu kirimo ibyiza, zigira ishyari iyo igihugu gicanye amatara bumva amatara yazima, iyo igihugu kirimo amazi abantu bose babona amazi bumva bajya gufunga imiyoboro y'amazi. Inyeshyamba zigira ishyari, bumva bakica bakarimbura. Nibyo bikorwa byabo bihora ku mutima. Nuko inyeshyamba zo mu rusengero zimera. Umuntu arabwiriza, bafashwa abantu, umujinya ukamwica. Ye baba data we, umujinya. Wari wabona nk'umuntu arakarira mugenzi we ngo yabwirije bafashijwe, we yabwirije ntibafashwe. Muzi ko nigeze njya kwigisha ahantu mwabantu mwe? Yewe nigeze njya kwigisha ahantu bantumiye muri uyu mujyi wa Kigali, ahantu nyine hatoroye. Noneho ngiyeyo abantu bambonye barishima kuko babonye icyamamare cyitwa Amasharirene. Ubu se mbizire? Njya mbwira abantu ngo njya kugeraho ndi, nta muntu nigeze nkandagira ku bitugu bye ngo mbe narakubabaje. Nta muntu nigeze nkandagira ahantu na hamwe ngo nzamuke.
ahantu nicaye narahisanze, Imana nihabwa icyubahiro. Abirirwa mukandagira ku majosi y'abandi, mugakandagira ku mitwe y'abandi kugira ngo muzamuke, ngo murashaka guhitinga ku mbaraga. Ikintu kimbabaje ni uko ukazazamuka urutugu wazamukiye ugakenera kumanuka, ntubona aho wongera gukandagira. Ubwo gahunda ni pi no hasi ngo pi. Uri kubyumva neza? Hanyuma niyigiriye aho hantu, abantu barishima. Tubonye mama Sharirene wacu barishima mu rusengero. Hari icyo bitwaye se? Nicaye ku ruhimbi baravuga bati mama Sharirene nimuhaguruke tumwakire duhagaze. Ariko abantu mujya munamenya yuko hari n'igihe nazaga mu iteraniro, kandi nabwo nari umukozi w'Imana, ntihagire umenya ko nanahinjiye, kandi yantumye icyo gihe n'ubu niyo yantumaga. Noneho simaze kwiyicarira, abantu ntibanyakiriye n'umunezero. Umukobwa wari uri muri iryo teraniro, Imana imubabarire, ahita arakara. Aho nicaye rero nkajya numva ibintu biri kunkurura. Burya ngo umuntu ayoberwa umwibye, ngo umuntu ngo ntayoberwa umwibye, ahubwo ayoberwa aho muhishe. Nyamukobwa ahita atangira gufata telefone, yandikira ahantu ibintu by'ibigambo b'abayobozi. Hanyuma ubwo ishyari ryari ryamweguye nyine. Hanyuma maze kwandikira message hejuru ku bayobozi, umuntu wari wantumiye ansohokana hanze, harambwira ati dore byagenze gutya na gutya, hatinyira agashinga ihembe, yohereje message nyine nuko avuga ngo ibigambo byinshi. Ahita ambwira ati mama Shariye, ati ntubona uyu mukobwa yaje hano ntamutumiye, none aje no kuduteranya no kutuvuga amagambo. Hanyuma ku minota nari naguteguriye, iyo nari naguteguriye nkushyiriyeho niye nari kumuha utunota duke, uhagarara uvuga Imana, iminota yawe niye uyikoreshe. Nyiragashinga ihembe rero maze kwigisha iminota 20 yahise ahagurukana ishakoshi mu rusengero arigendera. Ababajwe n'iki? Ngo mama Sharirene bamukomeye mu mashyi. Mureke mbabwire, hari ibintu mudateze guhindura, hari ibintu mutazahindura ngo bikunde. Ntago nimba umuntu Imana yaramubwiye ngo nubwo nta mwana ufite uzabyara n'injye ubyanzuye, wenda ubuzi kuroga gute hazabyara. Kandi reka nkubwire, ntazabyare warapfuye undi murapfa mujyaye. Uzicara hakubyarire mu maso, azabyara abahungu ujye utereraho akajisho, baza kumuhemba urimo urareba, bamuvane se Ika cyangwa Faisal ateruye uruhinja n'ururabo, ureba ukanuye amaso, kuko nta kintu kibuza umugambi w'Imana gusohora. Nese mureke mbabazi, ugira ngo umunezero n'ibyishimo iki gihugu gifite nuko harimo abantu bose babyishimiye. Hari n'uwumva afite urudege rwahita rutwika u Rwanda rwose, yahita ruzana. Ariko Imana ya Isiraheli yemereye umunyarwanda amahoro, yokabyara ikavuga ngo dore imbere mwirukiye muri Kongo, abandi mukihisha mu rufunzo, kuko byanzuwe niyitwa ishobora byose. Imwe yavuze ngo umunyarwanda reka muha agahenge, umunyarwanda reka muha amahoro. Iyo ngiyo niyibamba amahema yo kabyara, ikabamba amahema igafata ahitwa ku mipaka, igakomeza kuhazenguruka. Ariko ubundi hari abantu biba birimo biracika. Ariko umugambi w'Imana kuko watwemereye gusinzira nk'abanyarwanda, Imana ikagiyo izana abamarayika. Amina. Abamarayika bagafasha abasirikare gucunga umutekano, hanyuma tukaba amahoro. Hanyuma reka nze nkubwire, ndashaka kubwira inyeshyamba, muhagarike ibikorwa byanyu kuko muri kurwana n'amaboko akomeye mutazabasha. Ntabwo muzabasha Imana y'Abisiraheli. Ihora iri maso, ntabwo isinziriye, ibereye maso abayitegereje, ibereye maso abayiheresikivo, ibereye maso abayikorera, ibereye maso itorero ryayo, ibereye maso abayubaha, ibereye maso abayihamagara, ibereye maso abari mu ruhande rw'Uwiteka, ibereye maso abayikorera ku manywa na nijoro. Mwanyeshyamba mwe rero, ejo bundi Imana itazabohereza nk'umuriro igatangira batikiza muzira ubusa, mwirwana n'amaboko akomeye y'Uwiteka, ngo mwigomeke ku ngoma ye no ku bantu be, muhindukire mukizwe, kuko ntabwo muzayirusha amaboko. Nimba Imana yaratereye umuntu intebe, ikamuterera intebe, hagarara akuyobore.
kuko nta na rimwe intebe ye uzayiteramwo imisumari ngo bikunde. Nimba Imana ihaye umuntu fiyanse rwose mbabarira, nutabutaha ubwihorere, nutamushyingira mureke, nutamutwerera mwihorere, ariko mureka butahe abone umugore abone umugabo, kuko ntacyo uzarenzaho. Ntabwo ibikorwa by'inyeshyamba bibuza igihugu gutera imbere, ntabwo ibikorwa mufite mu nsengero by'ubugome n'ubugambanyi n'ubugizi bwa nabi ni ukuri ntabwo bizabuza umugambi w'Imana yacu gukora. None se mureke mbabwire, njye narwanye urugamba rw'inyeshyamba nkinjira mu itorero, kandi inyeshyamba namenye ko ziba mu itorero nkirikandagiramo. Ariko se reka nkubwire, izo nyeshyamba twarazikiranye, tuziterana imbere, turi kuziryana umuceri, turazuzurana umwuka wera, mikoro turazifite, Uwiteka ari kumwe natwe. Ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byabo ntabwo byigeze bibuza Imana ya Isiraheli gukora, kuko nta muntu urwanya Imana ngo bikunde. Iyo weguye akaboko urwanya Imana uba ushaka ko ahantu hose uvunagurika. Ntabwo ibikorwa byawe bizabuza umugambi w'Imana gusohora. Tugiye gusenga, nimba uzi ubwenge, nimba wumvise iyi mesaje, ndakwinginze wirinde ibikorwa by'ubunyeshyamba mu nzu y'Imana, kuko mureke mbabwire, dore aho nibereye, Imana izahana inyeshyamba zo mu rusengero. Ntimubona ibikorwa byanyu? Gufata abagore ku ngufu, gushuka abana b'abandi mu batera inda, abana mwabakuye mu makorari baratwite, abasore mureke mbabwire, uzi ibikorwa by'ubunyeshyamba biri mu nsengero. Nta mukuru nta mutoya, abantu bose babaye bamwe. Inyeshyamba ntago zubaha, ntizigira ikinyabupfura, ntawe zitinya, zirubahuka, zivuga amagambo mabi, ziratinyuka. Nyine njyewe inyeshyamba zisigaye ziriho mbona zifite umwuka w'ubukenya n'ubucamuke. Mwasohoye abantu mu makorari ntibakiyabamo. Uragera ku mukobwa ugatera inda, wagera ku mugore ugatera inda, ibikorwa by'ubunyeshyamba. Ugera ku mushumba ukamuvuga, mureke mbabaza. Hari aho mwagatinyutse n'ibikorwa byanyu by'ubunyeshyamba, hari aho wagatinyutse ukaza hano kuri kamera ukaza gutuka ADEPR, ugatinyuka ugahangara itorero ryavutsemo abagore buzuye umwuka wera, itorero ririmo abasaza b'ibihangange bakoranye n'Uwiteka, itorero ririmo umwuka w'Imana, itorero ribyara buri munsi, itorero rifite amateka. Iri torero ryabyaye abashumba, iri torero ryabyaye abapasiteri. Reka ndekere hano, ibi nzabivuga mu kindi kiganiro, ndabibikiye. Ndashaka kuzavuga by'umwihariko nk'ubutumwa abantu bari kuva muri ADEPR n'abayisigayemo. Mu kiganiro kizakurikiraho nzabibabwira. Ibyo kuvuga ngo ADEPR ngo yari yaranyicishije inzara ngo nari narakeneye muri ADEPR, bakwakiriye kubera amavuta ufite, kandi amavuta ufite ntiwigeze uyakura iwanyu muri za mbetezi no mu bivuzo se wari kuhakura amavuta. Bakwakiriye kubw'amavuta, amavuta wayakuye muri ADEPR. Yuza kuba udafite amavuta ngo ureke ari ukwiteza. Mureke soze. Imana ibarinde ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, mufate imyanzuro, muba abantu beza. Nuba n'umuntu mubi, ujye uba umuntu mubi ku giti cyawe, ariko kugira ngo ububi bwawe butagira abo buhungabanya. Hari abantu bazazira ko babaye abantu babi ku giti cyabo. Hari igihe umuntu aba mubi ariko ntibihungabanya abandi, ariko uzi kuba mubi bikanahungabanya n'abandi. Ngiye kubasengera. Nta bikorwa by'ubugizi bwa nabi wibonyeho? Ese umwuka w'ubugizi bwa nabi ntabwo uri kukototera? Ibyo wigamba n'ibyo wirata birakwiriye nk'umukirisitu? Reka mbasengera Imana ibababarire kandi bakureho uyu mwuka. Mumanike amaboko, dufite abantu bagiye bayamanika, baravuga ngo turatsinzwe mu mashyamba aho twabaga, rwose turaje. Aba bantu baza rero, reka nze mbabwire, bahise binjizwa mu gisirikare cy'u Rwanda.
iyi nyeshyamba yamanitse amaboko ati rwose dore nitandukanyije n'abandi, ihita ipangirwa ibiryo by'igisirikare, baragenda abari abasirikare bakabashyira mu ngabo bakabajyana mu ngando. Nimuze mwitwa abakozi b'Imana, nimuze murye ku by'igihugu cy'ijuru ryaduteguriye, nimuze tubeho neza. Igihugu kiragabura, igihugu kirambika, igihugu cy'ijuru kimenya abaturage bacyo. Haleluya! Igihugu cy'ijuru kimenya abakirisitu, kimenya abakozi. Imana yita ku bakozi. Imana ishimwe. Haleluya! Imana y'imbaraga nyinshi kandi zikomeye, uyu mwanya ndetse n'uwo munsi ndabikumurikiye Yesu. Nari ndi gutanga message nk'uko umwuka wawe abishaka. Sengera abantu bose bumvise ubu butumwa ubuherekeze mu izina rya Yesu. Abantu bawe bareke kwigomeka no gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Umuntu ugucira bugufi umweze kandi umubabarire, kandi ugarure benshi kubwira ijambo, uriherekereje imbaraga z'umwuka ndetse n'umuriro, kandi nanjye ukomeze kushyigikira muri uyu mwanya ukomeye. Imbaraga zawe zitindane nanjye, kandi ububasha n'ubushobozi bw'Imana bimbeho mu izina rya Yesu. Amen. Imana nibaha umugisha. Ndabakunda cyane abari bamaze gukurikirana iki kiganiro. Abatarakora subscribe muyikore, mukore share kugira ngo musangize abandi ubu butumwa mbahaye. Imana ibaha umugisha.